Amazina yanjye nitwa Edi. Naje kwisanga kwa muka data kubera ko mama wanjye yari amaze gupfa. Maze guteze. Maze kwitegura se. Maze kwitegura. Tabizi nyine misiyo n'uyu munsi ngomba kuyijyamo. Nzawukumbura maze. Ntabwo ndakumbura uyu munsi. Ndikumva numva ari cyane imyaka baguhaye. Ntabwo ari mike ariko n'ubundi imyaka 3 ntabwo ari mike ariko byatuvugana ntugire ikibazo. Ahubwo se abana bari nabo tuganire mbere ko ngenda. Barahari. Bamamagarire. Uyu mubona ni papa wanjye mbyara. Yaje guhura na mama kuri misiyo. Nuko nguko nisanze ku isi. Karine muze papa wanyara bashaka. Hanyuma rero bana banjye ngiye kugenda ariko nubwo ngiye ugomba gukomeza amasomo yanyu kandi neza. Shaka ko muzagira amanota meza ntimuzatsindwe. Muzagira ikinyabupfura umwanyu mwubaha ibyo ababwira. Ntazabandagire ko mwamusuzuguye. Nubwo yenda ari kure ariko tuzatuvugana. Nzabakumbura kuko igihe ni kinini ariko ntimuzagira ikibazo. Really? Imyaka 3 ndumva ntabwo ari mikeya. Mama wanyu muzamube hafi nawe azababa hafi ndabizi. Yeah. Imyaka 3 ko ari myinshi. Ntabwo ari myinshi. Azagaruka ntabwo ari myinshi. Ntayimara se muri kumwe hano kandi ukabona irihuze. Mugira ikibazo rwose nzagaruka kandi vuba. Karibu. Murakoze. Muri bandise. Sibanze basuhuze. Makuru. Sheri. Bano bandise ko ntabamenye. Se ntabwo nabigusobanuriye se. Aka ni kakana kanjye. Ise mwana.
akira n'iyi myenda uyifure. None se mama yanzaniye indi myenda none nawe unzaniye indi uri kumva yose ndayishobora. Iminota 5 niyo nguhaye, ninsanga utayifuze ndaguteza mama. Nizere yuko uri kunyumva. Uriya ni Edi bite? Ni byiza. None se iyi myenda yose ni wowe uri kuyifura? Nese wahereye ryari? Nahereye mu kanya. N'imboga yose ni wowe wayikubuye? Ego. Nese basi wafashe icyo kunywa? Wapi? Nta n'icyo kurya? Ariko mama na Karine babaye gute? Mushiki wanjye muto igihe cyose mama na Karine barahita bankubita. Sibyo? Ngaho haguruka ujye kuruhuka. Yarakoze. Dore ngari karare ya televiziyo. Ugura ya televiziyo nta soni ufite. Kubizi nta muriro ugura muri rugo. Mereza hano telekomande gira vuba. Mereza ndavuze ngo mpereza. Mereza. Areka umwana. Ujye umuha agahenge umuhe kwisanzura mu rugo. Hano nawe ni umwana nkatwe. Umwana nk'abandi ujye umureka ntukamubangamira. We na mama igihe mwamuhereyemo mubuza amahoro. Mwagiye mumuha amahoro akitonda. Akishima nk'abandi bana mu rugo. Singe nzabona kano kana kanavuye no muri rugo. Yemaze kugahaga kangeza aha ngaha. Agire ko umwana yisanze. Yavuze ati rekura telekomande nawe. Rekura telekomande. Mu rugo sana kubizine mu rugo. Hano nagari iwabo. Aha ni mu rugo rwacu. Aha no umwana nkatwe. Aha ni kwa papa. Ugire ko umwana. Papa wese papa iki. Igihe we na mama mwamuhereye mujye mama akarabo kambera musaza wanje urikunyumva musaza wanje ugire ko cyanga ubushuti bwanye nawe reka ubwire mereza umwana yisanze anje nawe mukuru niki ariko akira buretse papa naza uzareba ikintu azagukorera byose nzabimubwira ku murongo nta kimwe n'ibyo. Urabona ibintu byo muri uru rugo ujye ubyihanganira sibyo? Yego. N'ukuntu bakwanga ujye ubihanganira sibyo? Yego. Urabizi ko ngukunda sibyo? Yego. N'ukuntu n'urwango bakwanga ukuntu barukwereka ujye ubihanganira sibyo? Nzakurinda mu gihe nzaba ndi kumwe nawe. Yego. Hari ibintu nari nifuje kuguha sibyo? Yego. Hari imyenda nari nakuguriye dore kuva waza ntabwo urahindura imyenda uhora muri iyi sibyo? Yego. Uno munsi rero hari imyenda naguteguriye indi buze kuguha. Yego. Kandi abantu bo muri rugo uzajye ubitondera ndagukunda sibyo? Yego. Nanjye ndagukunda. Yego. Ameze utuse mwana wanjye ko wigunze. Sika gahungu se mama. Karaka kubabaje se? Kaje muri salo ngo kaje kuri televiziyo kandi nta muriro kagura. Ko karakanyagwa nzakagiriye nte koko. Karakana kamaze kuntera stress. Rero ukuntu katumye uhindura isura. Tugakorera iki karakana? Ngiye kukirukana muri urugo ngewe. Se wakwatutse tukakirukana kagenda kakohoha mama. Oya, uretse urwo nungutse igitekerezo. Cyo igitekerezo mama. Nundi ni nkirukana. Papa nyazongera kagarura. Reka karakana tugese umuyapanya. Simwe yapanya se gatuma gapfa mama. Gapfe kagende nyine tuzivuga ko tutaziyo kagiye. Katorongeye. Cyo gitekerezo ndumva ari. Hari
ntago ahari. papa wawe ntawe uhari, Ntago ahari. Arine ntawe uhari, Bajyanye na kagahungu. karagaruka igihe kazira ngiye guhamagara Arine akohereze, urumva Yego ko ngo ngakeneye karanda kicira, cyane ndagushyigikira. sibyo tubikore. Yego. ubwo ngubwo nuko bigiye kugenda, giye kujya kuzana gahamagare kaze tuhite tukarangiza. Yego ma. Turagashyira mu mufuka w'ibishingwe, mfite umuntu uraza arakikorera arakajyana. Yego. Niyo twenda twakaruha muri ruhurura. Kahwereke inguruko wanabuzanye ma. Ngiye nkorera imbere Ko wanabuzanye. Nese ma papa nabimenye. Azabwirwa n'iki se? Keka nubivuga. Yego kugira ngo nabivuga ubivuze karakana nganga ntago nabikora. Bivuze kaba kakubayeho nyine, ubwo ngubwo wabundaburije papa we yanyica. Ubwo se burakorara warebye neza ko bukora akazi. Ndabumariramo buno nukureba umuti wica imbeba wowe urawuzi. Imbebe ngirebaho gato. Ese rahita apfa kahita kagenda kave mu rugo. Karapfa turaza twajugunya nyuma. Inzu yose ntukije ahantu hose. Umuneke nsige. Ziko karabirya. Ukazatinyuka ukabibwira Arine. Nabyo nzamubwira mabiri hagati yanjye nawe gusa. Nirizagucike rino banga. Fasha. Yego shaka rwenzi. Edi. Bwira mubwire mwana wa. Yego. Mweze utese. Neza. Icara hano mwihera akaji. Warukumbiye akaji se? Akira akaji. Kamwe kamare urye n'akaneke. Hari n'akaneke ndakaguha. Sibyo? Mutonere. Kaze nagutonera. Kararyoshye. Kamwe kamaremo. Zari ufite inyota se? Usigaye wicaye aho. Nushaka kureba na televiziyo.
Edi wabaye iki? Edi wabaye iki? Ko mbona wanarutse? Bagwaye iki? Yesu we, mana we, Edi. Mana buse ndagusiga wenyine. Kangiye kuhakorera ko navugisha papa sibyo? Edi nusinzire ndaje sibyo? Umugore we Edi umugizi Edi ngo ntacyo ni wo mwishe shingiye ku byo Aline yambwiye namye neza ko ari wowe ubikoze yabimbwiye byose uburyo mwamutotezaga mufata